ngira ngo benshi mumaze igihe mwumva indangamuntu ikoranabuhanga cyangwa se indangamuntu iboneka hifashishijwe ikoranabuhanga, ariko nimusobanukirwe icyo ari cyo, nimusobanukirwe se izatangira gukoreshwa ryari. Uyu munsi hano i Gikondo hari kubera Expo, ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangije igikorwa cyo kwandika abaturage muri gahunda y'indangamuntu ikoranabuhanga izwi nka SSDID mu rurimi rw'icyongereza. Muri iki gikorwa abaturage bazajya baza bagenzure amakuru yabo asanzwe mu irangamimerere, barebe niba ari amakuru mpamo cyangwa se harimo amakosa yo gukosorwa. Muri make ni ukumenyekanisha imyirondoro yawe nyakuri. Nyuma y'iki gikorwa cy'igerageza kiri kubera hano muri Expo, iyi serivisi izajyanwa ku rwego rw'akagari, ku buryo buri muturage muri buri kagari azajya abasha kujya ku biro by'akagari abashe kugenzuza neza imyirondoro. Nyuma yaho mu gihe abaturage bose bazaba bagenjuje imyirondoro yabo, hazabaho igikorwa noneho nyirizina cyo kubaha yandangamuntu koranabuhanga. Amakuru ahari nuko indangamuntu ishobora gutangira gukoreshwa umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu, aho abaturage benshi bazaba bamaze kwemeza imyirondoro yabo, indangamuntu igatangira gukoreshwa muri rusange. Tujye kuganira n'abayobozi muri iki kigo gishinzwe indangamuntu kugira ngo batuganirize kuri iki gikorwa nyirizina, batugaragarize aho igikorwa kigeze kuko kimaze igihe kitari gitoya, banatubwire ibisabwa ku baturage bakeneye gufata indangamuntu, ndetse banatubwire n'icyo bizamarira igihugu n'icyo bizamarira buri muturage, buri muturarwanda. Kino gikorwa nicyo twise pre-enrollment. Ahangaha naho umuntu aza akareba, kuko twese buriya amakuru yacu ari mu gitabo cy'ikoranabuhanga cyangwa se mu gitabo cy'irangamimerere cyandikwamo abaturage cyangwa cy'irangamimerere. Ubwo ahangaha rero ni ukugira ngo tukwereke amakuru yawe dufite, uvuga ngo amazina yawe, aho wavukiye, igihe wavukiye, amazina y'ababyeyi niba warashatse, tukakwereka n'amazina y'abo mwashakanye, niba ufite n'abana tukabakwereka abo wabyaye cyangwa burera. Noneho ukareba amakuru yabo yose, ukareba ko byanditse neza, noneho ukabona kuyemeza. Ikiza turimo gufatana kugira ngo kuko ubwo uyemeza nyuma ni irangamuntu ikoranabuhanga nimara kuhagera, uzajya buri gihe tugiye gutanga amakuru yawe kugira ngo uhabwe serivisi, tuzajya tubanza tukubaze ubanze wongere wemeze, ariko kugira ngo mbere yuko wemeza ubuzi ngo amakuru dufite koko niyo kandi ameze neza, yanditse neza. Ubu ku irangamuntu ikoranabuhanga ahangaha dutangiye nyine kugira ngo noneho dukosore bya biti twari dufite, kuko nk'uyu munsi hari abantu bafite itariki ya mbere yo kwa mbere kurangamuntu yabo kandi bafite amatariki nyayo. Ahangaha icyo tubasaba nuko utuzanira icyangombwa utunze cyanditseho amatariki nyayo, noneho tukayakoresha kugira ngo tuyakosore, kugira ngo noneho nuhabwa irangamuntu ikoranabuhanga tuzajyemo nta makosa agaragara mu myirondoro yawe. Ariko na nyuma yaho, kuko hari n'igihe nubwo wayemeje nyuma yaho hashobora kuza andi makuru ashobora gutuma wongera gukosoza, ubwo byo bizajya bikosorwa mu buryo bworoshye, kuko ubu nitumara kuha irangamuntu ikoranabuhanga uzajya unareba imyirondoro yawe yose, noneho niba hari aho hakiri ikosa cyangwa hakeneye gukosorwa cyangwa kuvugururwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahangaha ndavuga nk'umuntu wahinduye amazina yemewe n'amategeko, ubwo uzajya uduha icyo cyangombwa, noneho duhite tubikosorera muri systeme, utarinze uhabwa iyindi rangamuntu, ubwo bigahita bigaragara ku rangamuntu yawe kuko izaba ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kuri kiriya kibazo wabazaga ngo niba zizakora ari ebyiri, ntabwo bishobora. Iyi ngiyi nayo ni irangamuntu, nubwo ari ikoranabuhanga ariko ni irangamuntu, uvuga ko hari igihe iyi ngiyi dusanga izavaho tugatangira gukoresha gusa iyi ngiyi y'ikoranabuhanga. Iyi ndangamuntu nshyashya tugiye gukora ni indangamuntu itazaba ikeneye ko umuturage yagendana, ni indangamuntu itazongera guhinduka imibare yayo, ni indangamuntu umuturage azajya yitangira uburenganzira ku makuru yiwe, ushaka kuyabona uwo ari we wese kuyageraho ni umuturage uzajya utanga ubwo burenganzira, kandi indangamuntu izafata ibyiciro byose by'abatuye igihugu. Iriya ndangamuntu izatangwa mu buryo butatu. Hari uburyo bumenyerewe bwo guhabwa agakarita abantu bagendana, abantu bose bazabanza bagahabwe ku nshuro ya mbere. Hakabaho n'uburyo bwo kwitanga mu buryo umuntu ashobora kuyikoresha muri telefone yiwe, akaba ari indangamuntu ashobora gutangaho amakuru cyangwa se kwimana amakuru bitewe n'aba yakeneye. Hakabaho n'uburyo bw'ikoranabuhanga
bwo kuba yatanga icyo twita token ku muntu ushaka kwaccessinga amakuru adatanze umubare w'indangamuntu nyirizina. aba bantu baba mu byaro cyangwa se badafite smartphone bakoresha bumwe muri ubwo buryo bundi kugira ngo yego, kubera agakarita kazatangwa udafite telefone ushobora kuba akoresha agakarita, ariko nanone naho batangira serivisi hose bazaba bafite uburyo bwo kugera ku makuru y'umuturage, ariko umuturage akabigiramo uruhare kugira ngo amakuru yiwe babashe kuyabona. Azajya akora icyo twita consent, kwemeza ko atanze uburenganzira aho ngaho bagiye kumuhera serivisi. ubu ngubu hari imyaka isanzwe iriho tuzi umuntu yemerewe gufatirwa irangamuntu kuri iyi nshya y'ikoranabuhanga bizaba bihagaze bite? Ese tuzakomeza tugendere kuri iyo myaka cyangwa harimo izindi mpinduka? Urakoze cyane. Iyi ndangamuntu nshya y'ikoranabuhanga izatangwa ku bantu bose kuva ku muntu ukivuka kugeza ku muntu mukuru uri mu gihugu. Ntabwo tuzongera kugendera ku byiciro byo kuba umuntu yujuje imyaka 16, ahubwo buri muntu wese uri mu gihugu azayihabwa. Yego. So mu gutanga noneho biometrics kugira ngo ubone iyo rangamuntu yawe, ni ibihe bimenyetso bizajya bifatwa? Ese ku mwana uvutse ibimenyetso bizafatwa bingana n'iby'umuntu mukuru, bimeze gute? Icyo ni ikibazo cyiza, murakoze. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso uburyo bizagenda bifatwa bitewe n'icyiciro cy'imyaka, kubera ko ikoranabuhanga ryagaragaje yuko biriya bimenyetso bigenda bibasha gutandukanwa ku byiciro bitewe n'uko abantu bangana. Uyu munsi abana batoya batarageza imyaka 5 tuzajya dufata ishusho yo mu maso habo gusa, nicyo kimenyetso tuzajya dufata cy'ikoranabuhanga. Ariko umuntu ugejeje imyaka 5 wese, kuko ikoranabuhanga ryagaragaje ko rishobora kumugaragaza mu bimenyetso ndangamiterere nkawe wenyine ku isi, tuzajya dufata intoki ziwe 10, maso hiwe dufate n'imboni. Ibyo bikomeze no kubakuru. Donc ni ukuva ku muntu w'imyaka 5 kugeza ku myaka yari yose. Ikinyuranyo kiri ku bari munsi y'imyaka 5, ariko bari hejuru y'imyaka 5 bose bazajya bafatwa. Impinduka izagenda iba nuko uzuza 16 tuzongera tumufata indi foto kuko zaba yarahindutse, gutyo ko impinduka zigenda ziba. Noneho mu gihe bibaye ngombwa abo bantu barahari kuba afite nk'ubumuga runaka, intoki se nazo cyangwa se imboni y'ijisho runaka, byo bizajya bigenda nta ndangamuntu azabona. Umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga cyangwa se ibice by'umubiri bifatwa bidahari, sisiteme yubakitse mu buryo ibyo bigaragazwa ko icyo gice cy'umubiri kidahari, ariko umuntu agakomeza agahabwa serivisi. Yego. Imyaka y'ubukure ni imyaka 18. Ni ukuvuga ngo umuntu uri munsi y'imyaka 18 wese agomba kuba aherekejwe n'umubyeyi cyangwa umurera. Uri hejuru y'imyaka 18 uwo wese yemerewe kubyikorera ku giti cyiwe. So amakuru cyangwa se ibimenyetso bizafatwa ni amakuru akomeye cyane ku muntu. Ni gute mwizeza umutekano wayo ku rwego rwo hejuru, kuko ashobora kujya mu biganza bibi ugasanga akoreshejwe mu buryo butari bwo? Ni gute mwizeza umutekano wayo by'umwihariko? Murakoze cyane ku kibazo cyiza. Mu by'ukuri ibyo nibyo amakuru dufata, ni amakuru akenewe umutekano wihariye kandi uhagije, kubera ko ni amakuru ajyanye n'abaturage kandi n'ubuzima bwabo bwite bwa buri munsi. Ayo makuru rero uburyo turimo turashaka kuyafatamo cyangwa se uburyo bwateganyijwe, turimo turakoresha ikoranabuhanga rishya rigezweho rijyanye no kubika amakuru ndetse no kuyacunga mu buryo atabasha kugerwaho n'uwo ari we wese utabiherewe uburenganzira. Ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese ukeneye kugera ku makuru bisaba yuko aba yarahawe uburenganzira muri sisitemu yacu, kandi ikindi amakuru iyo tuyohereza mu nzira zitekanye, aribyo twita encryption, igihe amakuru ari at rest, na encryption muri transit, kugira ngo amakuru hatagira umuntu uyageraho atayemerewe cyangwa adafite uburenganzira buyareba. Kandi dufite team ikomeza imonitoringa cyangwa se ikurikirana ko amakuru aho abitse nta kibazo yagize hifashishijwe ikoranabuhanga. Umuntu wese utuye iki gihugu, sisiteme yubakitse mu buryo ibasha kumuha iyo karita kugira ngo nawe abashe kugira uburenganzira kuri serivisi yemerewe. Ni ukuvuga ngo uretse abanyarwanda n'abanyamahanga n'impunzi n'ibindi byiciro barimo bashaka ubuhungiro n'abandi badafite aho babarizwa, abo bose bazayihabwa kugira ngo iby'ibanze bakenera mu buzima babashe kubihabwa. Hari abandi banyarwanda batuye muri diaspora dukunze kwita intara ya 6, nabo ni abanyarwanda. Yego. Kandi aho bari bakoresha ibyangombwa by'u Rwanda n'ubundi rimwe na rimwe. So
bo byifashe gute? Ese iyi serivisi irabareba ntabwo ibareba byifashe gute? Mu by'ukuri icyo ni ikibazo cyiza ndetse twari twaranabitangiye no kuri indangamuntu isanzwe abanyarwanda batuye mu ntara ya gatandatu nk'uko mubivuze ariyo diaspora igihugu cyabatekerejeho ndetse nabo kibashyira muri iyi gahunda. Ni ukuvuga ngo iyi serivisi izatwarwa no mu mambasade mu buryo abanyarwanda aho batuye hose bazajya babasha kubona iyi serivisi y'indangamuntu ikoranabuhanga. Gusa ibyo bazabimenyeshwa aho bagiye baherereye igihe bizakorera. Ubwo nyuma y'iki gikorwa cyanyu gisa nk'igerageza ino serivisi zegerezwa abaturage ku rwego rw'akagari, ku rwego rw'umurenge. Ni ukuvuga ngo cyatekerejwe ko kigomba kubera ku rwego rw'akagari kugira ngo byorohereze abaturage bareke gukora ingendo ndende. So mu mboni zanyu nk'umutekinisiye ubona ari izihe nyungu ziri mu gukoresha indangamuntu bitandukanye n'indangamuntu yari isanzwe dufite mu bikorwa n'ubundi biyikenera? Mu by'ukuri inyungu ziri mu gukoresha indangamuntu ni uko uyu munsi isi umuvuduko irimo w'ikoranabuhanga ndetse na serivisi uburyo zirimo ziratangwa usanga abantu badakikeneye kubakira ku ndangamuntu ifatika iri fiziki kugira ngo bahabwe serivisi. Iyi ndangamuntu rero ije kugira ngo ugendane n'uwo muvuduko isi iriho w'ikoranabuhanga itange serivisi ahantu aho ariho hose umunyarwanda yakenera serivisi bitamusabye kuva aho ari. Icyo akora gusa ari ugutanga amakuru yiwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bakamuha serivisi aho ariho hose ayishaka bitamusabye ko akora ingendo cyangwa se agira ibindi abanza gushoramo kugira ari byo byo guprintinga, gukoraho fotokopi y'indangamuntu cyangwa se gushaka ibindi byangombwa biri bumufashe kugira ngo agere kuri serivisi akeneye. Ahubwo nyuma y'imashini yo cyangwa telefone yiwe agasaba serivisi akayihabwa kuko baba bizeye amakuru aho aturutse n'uyasaba uwo ari we. Yego, ni ibyo byiza iyi ndangamuntu uyu munsi izanye bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe dufite, kuko wasangaga abantu bibasaba ko bajyaho serivisi itangirwa bitewe na serivisi iyo ariyo bikarushya wari usaba serivisi ari n'uyitaha. Ariko uyu munsi umuntu azajya abona serivisi yicaye aho ari. Icyo dusaba ni uko abanyarwanda baza kwitabira iki gikorwa cyo kugira ngo bemeze imyirondoro yabo. Ni byiza yuko buri muntu wese abyikorera kugira ngo amenye amakuru yiwe ko nta kibazo afite, nidutangira gufotora azabe afite amakuru ameze neza ari ku gihe adafite ikibazo.